yayibona n'umugore papa yashatse umugore umugore mwita mukadata mama nawe ahita yishakira umugabo n'uwo mugabo ubwo ni umuswerera mama nase sibyo byatse ahantu bere urahaza ngo tujye kuhareba hari amabigori imana hari amabigori ariko n'abapfuye n'uwo bitekaga yumva ko byayi nese bari kuzirisha umuceri ngo ni kawunga ha kawunga mama ayo dore bahise banabimura inzu bahise bayisenya de oya da ikibazo cy'uburaya hano i Kanombe mu kajagari kirakabije nahuye n'indaya ebyiri z'abahungu zimanuka karara mu mwonga ndamubwira ni kabone iwanyu hashya ngo bebi ngo wambonye kabone ibi bintu mwiharaje ngo bebi ngo wambonye bishatse kuvuga iki kabonusha dore nari gasako gikakarubamba ndano njya kunyara igikakarubamba kirasharira wowe narinda ako ngo waciye inkonda ngo warubaye hano nazamutse mfite indekana amaze ko nari gaseho naciri inkonda zuzuye base papa wanje noneho warubaye nka muntu wariye amashu y'ibyatsi ese tubwire mani umuntu wariye ari amashu ngo byagenze gute mani dore ngo inda yarabyimbye yifutumira abantu reka tuvuroge umva ngo umuntu ngo wariye ibishu ngo ibyo byatsi byari bimeze gute mani nukuri yapfuye bapfuye batanu hapfuye umwe namwe rero mwigeze umwe yararangije kaminuza haruguru nateretaga nayo yapfuye ndetse nawe yariye ayo mashu oya koze amashu mwana ni ibibabi bimeze nka shufurere ariko nyene ewa nabyabaganga nimba babitetse bazi ngo ni imboga none ngo apfuye n'uwo bitekaga yumva ko byayi abasikara babuze amafaranga ngo yabite yakozaga makumva ko byahiye wapfuye ejo yamara kuvanga mwisapfuye wagaraguraga yumva ko byahiye noneho ngaho ubwo ngo bagiye umwe ngo yahagurutse ngabona ntareba umwe yahagurutse akazajya agenda ngo yagendaga gutya ngo ndi ngo yumva mu mavi ngo nta kintu kirimo wareka ngo tukagufata ufite imbaraga wana ageze yumva yapfuye nese turacaye karungu ni iki se yari imeze nk'umuntu yasinze urabona ko wawundi maze kuma nk'ijuma none we nta nubwo yabonaga ahubwo bamufashe mu maboko bamusambukanye bamwita jari aho mbirasa yari irasanga iragiye asanga ijyanye umwirumba bavuga ngo reka tugushakire mutu ngo mani ngo ntabwo ndi kubona ayiwe nese bari kuzirisha umuceri ngo ni kawunga ha ayiwe dore bahise banabimura inzu bahise bayisenya de oya da babaga inyuma yari amatafari none dore inzu bayisenye nase sibyo byatse ahantu bere urahaza ngo tujye kuhareba hari amabigori imana hari amabigori ariko nta na kimwe wabona bino bitaka ruguru y'ibi bitaka nyine hari akubigori nta na kimwe wabona barabirandaguye n'umunyamakuru yaje gufotora cyangwa ni rwiziringa mani ariko mwari mwabona umujama wanyweye rwiziringa ubundi rwiziringa namungana rwiziringa umuntu arayinywa akarya harabarara bariye imbuto barasara ayiwe amavi yose yabuze mbese umwana umukobwa se we kaminuza we ngo yishwe n'iki mwana yishwe n'impanuka ayiwe akibaze kuba umuntu arangije kaminuza oya wowe umukobwa atandukanye n'uriya urumva ukuntu mwakubaho wandayawe icyo byikubabaje se noneho urahombye ubwo ni umupfagore hari ariko hari ibintu byinshi mwana abantu baba baraburiye ikinyarwanda cyangwa ni umupfayongo umupfayongo ni umuntu ufite muri hasha nawe ubundi wigiye ikinyarwanda umuntu uba wishwe n'umurengwe guteze
none se iyo umuntu afite ari kubona ufite nka papa wawe afite undi mugore uwo mugore aba yitwa mukase naho abaye ari papa ari mama wawe ufite undi mugabo uwo mugabo ariko ibisanzwe n'ibyo yambwiza kuri iPhone n'umugore papa yashaka umugore umugore mwita mukadata mama nawe ahita yishakira umugabo n'uwo mugabo ubwo ni umuswera mama nagira ngo ubwo wamwita mukanyoko mukanyoko sabwo urumva cyane kinyarwanda kumwita umuswera nyoko byo nicyo kinyarwanda ako mwana duhe experience reka tuganire none ibintu biri seriye sibyo ndabizi iyo ni inkuru ya nyayo wowe ufite mama wawe wishakiye undi mugabo na papa wawe yishakiye undi mugore mu gihe cy'ubwana wari ubayeho gute mu gihe cy'ubwana naribanaga waribanaga ndetse ufite abandi muvindimwe bakuru ujya gatoya ubwo n'uwangu nawe wari ubahagarariye ninjye mugabo mu rugo nkana papa ninjye papa wabo nkabana mama wabo ubwo se wari ubayeho gute nakoraga amafaranga yo kubabeshaho ndetse ntago wize ntabwo wabonye umwanya wo kwiga ishuri nakiye mu wa gatandatu ubuzima buranga nyine none se ababyeyi bose barabataye gusa bibaho nyine papa yavuye Uganda araza nyine atajya mu bintu by'intuzi iki n'amahane nyine ateze ake no soko yitwa ngiki isoko yita amazi nawe ugira ibisubizo nk'ibya ntuza reka twiganire icyatsi urakizi nageze ngukandagiye inzoka ikihe iki cyitwa nta n'umwe ukizi muri mwe bayitwa umurandaranda ni igiki cyangwa ni umuranduranzuzi iki ngiki bakita icyumwa papa nicyo bogesha kino nicyo bita icyumwa kino bacyogesha amenya akaza so mu ryeri cyangwa nawe cyogesha ube nk'aba bandi bariye amasheje iki ni icyumwa none se iki se kivura n'uburozi ahari dore abantu batazi urubobi rwo mu mazi aya ntago rwongo ari urubobi rwo mu mazi ni urubobi wana umwanda dore urubobi rwo mu mazi uru ni urubobi ugaceza uzana amazi yanyweye wahita urwara kanseri dore urubobi rwo mu mazi ngo ukura kuntu rusa reba hariya oya harya ubona nari mvuze ngo iki urubobi nari mbatuburiye ntabwo ruri ari urubobi ririya ni umugesi uriya ni umugesi wo mu mazi twari tukiri kwiganirira rate urumva ubwo mama wawe mwese babataye mu rugo rwanyu rwihariye oya harajyanye none se ahubwo se muri kujya hehe wa mugani urumva wajyanye nande se wajyanye nande urumva natatira mama koko mama ndamwemera cyane ugisha ukuri none maze kurongora nyine mbese kuri kudusiga nyine ndi kukubaza urumva guys ako wamugani tugiye kujya dukora content nk'iza Aisha Speed dore Regis bumubwa pekaswera ngende bumwe urumva umva rata tubanza twivuganira ntabwo iyo nkuru ndayirangiza yewe nawe telefone yaragutwaye gatwara imbeba mu menyo urumva papa wawe na mama wawe bababyaranye babana mu rugo cyangwa ni kuri bwombo barabanaga nuko rero baza se umwe ajya acuku ize n'undi uze gute agakunda kurwana dore amahasha iyi niyo bita nyegera dore iriho baryita nyegera iyo uriguyemo niwe wavamo ashobora ubundi wamuga n'ubu turi kujyayo mwebwe ni mu nkurikiye ngewe muhanda ndayizi
ndagase dushora sha hanyuma ni mu mazi nyine hano uri bunyure nyine banza mu inkuru neza noneho nyine baratandukanye imana bapfuye iki se bapfuye iki papa yagira amahane imana abagiye gushaka uwe dore igiti wala iki se cyitwa ngo iki cyitwa twini zina bakita nyegera sha ndagase inyegera yakuze yari ifashe mu mazi nk'iyo ahantu muri guca rero ntabwo byongeye kwicira mu mazi bingiye mu gihorihori irindi rifashe mu ntuze mu maguru hari igihe wabona upfuye ugira ngo ni imikino asha iri saha ubundi guyemo navuga ko ndi kujya mani dore inzira gusa ahantu uciye mwebwe murananirwa kwacu dagaswe ayiwe mezemo aya ma sha ndabiretse sha iyi viyuzi izi viyuzi hani mu mazi aka niyo habananiye kugira do barakayira keza do hano no gutambuka nk'utambuka cyangwa twigire hariya ku mugano mani twigire ku migano iki gitanga kucyambuka kuramo inkweto byengeye kwigira hano hakurya yiwe toka shitani yewe yiwe ibintu gushaka viyuzi gusa do guys ukuntu ubu masaye zirarangiye guys marabona ukuntu kubona viyuzi bituvuna dukorere hano mani dukorere hano guys marabona ukuntu gushaka viyuzi bituvuna ubu ngo tuje gushaka ngo location nziza ubu ngubu turi kugenda hano ngo tuje gushaka location nziza Yesu Kirisitu we do reba isayo man ibi bintu biba byatuvunnye ngo turi gushaka views ngo murabireba se sha byibura mwagiye mudukandira subscribe do harya kino gishanga harya cyitwa nguki iki gishanga cyitwa nguki Dorimbo wagiye fotora gatara kavuga uretse ariko ngo utarutse ukagwamo hari ukuntu umuntu yajyaga ajya kuragira ko numva byabizi bitangiye kundya ku maguru wagira ngo harimo urusenda aha iki gishanga cyitwa ngo Imana iki gishanga Mayidi kwa Mayidi gishanga cyitwa Mayidi acyabura umubu ako mane reka okay reba hano none urababwira inkuru y'igice abashaka ibintu byihorera mwana no ngo ni inkovu z'imiringo ugendana nta gushaka kubwira abanyarwanda ukuntu mwakuze bino biti byitwa imigano insharwa tse ziraryana ni imigano ga ni imigano ni imisuna icyo ni indimi ziwanyi Bujumbura kajumbura mama yitwa imigano ibindi bibana ku kanyafu nano umuntu uje kuri Nyabarongo ngiye ibintu bibaye birambabaje cyane twari twakoze vloge ngo tugiye gukorera inkuru mu gishanga umva haje imbwa y'umusega idapima n'amagarama 2 ndebera uno musenzi shaka cameraman azirazinza aragiye weho ko wiro batse tukoga hano bundi muceho nta kibazo mukecuru mwaramutse twagiye tukandagira mu bisayo
Kasha ndi kwama nikanga inzoka. Urumva? Abasenzi. Ndebera nk'uyu mugabo kwera. Reba umuntu ungana gutya w'ubwana. We kuyibonye kiyo. Inde. Arayibonye aturuka Ayagaza kumbe tukagira ngo ngakunda imbwa. Tujye kubona tubona arimo arajugumira. Uno mugabo utinya imbwa. Ewe. Kandi garashaka ngo gukora ngo vuraga ngo nk'izayisho speed. Ere kwa mukubiti. Imbwa y'inkone. Kubitwa n'inkuba. Agenda ubusafu wone. Itawe urambabaje. Noneho kera urumva hari ukuntu twitaga umurindi urumva mu bishanga noneho ukadigirira amazi hepfo gutya sibyo kwidumbaguza surabizi nje nabaga mu ngarane papa iyi fura yabaga ndi kuva ku ishuri mu ngarane nibwo ko kisa ngarane nyine nk'iyi ngiyi ariko nini yo yanavaga ku ishuri bwa nambuka twebwe tubyita umurindi mwe mubyita iki ko tuyita ingarane ingarane toka shitana ayo wanyu ni mu Rwanda abacu ni mu Rwanda mani hehe nigaga ku kigo cya Juru noneho urumva kwambuka kwari ukwambuka amazi nyine mukajya kuvoma mu gitondo cya kare ukidumbuka sumwe nataraga voka namara kwiduma nkafata voka nkayikaraba kuko nkisiga mu mazi ukayikoramo amavuta nayikoramo amavuta noneho hari ukuntu ayisigaga bigasigara mu mutwe hari ukuntu wajyanaga n'abana mwamara koga mugakirana bakagukubita wagera iwanyu ngo uri kuboroga nabwo bakaguceka ukagenda nka saa moya za mu gitondo ukagaruka izindi yese wakubiswe nande kandi ako nawe urabeshya waza utubeshya ngo iwanyu baratandukanye ngo wageze ukageraga wakubitwaga nande mbese mwese tugakorera hano ugiye kujya ukora ngo show nk'izayishe speed sibyo ugiye gutangirira kuyaha ugiye gutangira kuyaha Dukanibi. Nkaye nase kujugunye kimwe we kajugunya nk'ibya bitatu kuzivunitse urutirigongo se kandi akambuka gutya ukora zingahe se ukora zingahe 30 30 akora 100 Tujye guhanga. Why? Atafa. Nese yo what the fuck bishatse kuvuga iki iyo what the fuck ngo Aisha Speed abavuga bishatse kuvuga iki kai wasaba utana basha ngo ni umwanda neza ubwo agiye gukora umwanda Aisha Speed hakoze ko buryo urenze ariko reka mbabwize ukuri nta n'ijana mfite mu mufuka umuntu urakonye ku rutugu ntambwire ngo ndamujyana kwa muganga ewe murize tugenda nta kintu kirimo nababonye Reka ntarimba tugipurize. umushinga ntaha Aisha Speed sha imbwa yarashyutswe irapfa buri muntu wese agiye kwivuga urumva nk'abantu twakoranye vlog y'uno munsi Urihera. njyewe
Je ni inkotanyi y'umucyaro utimiranywa umukore mu ikotaniro ry'abahize budashaka je nshingura rushinguka mvuga ibiguru gatinduka mvuna badahinyuka nyirenge w'Imana mwagana itabire intambara ntagishe. Regis Urivuze wararindagiye. Sibyo no kurindagira. No kurindagira. Urose ngaho wumva urivuze. Nose urumva wivuze. Nkoze iki? Nose wumva uvuze. Niwe wivuze twavuze ari we wivuze. Ninge pamuza. Ninge ukamata mshogoro na mshogoro wacu watasesi seka. Gaseke muhinya. Gaseke rifuni. Nayo tuvuga ngo nikubuza kuzanya utego ndabitegisinya mutata aho twakumenda ataje banyita cyara damara. Yasenze kwivuga. Ni Regis wanyu nta yundi. Regis dore imboga. Kabore. Ase ubu ino shati iraguko Tabasha kubita pompage 50. Pompage 50 ico nizo nyine yasike. pompage se kugira ngo ngere kuki. Kugira ngo wenda nguko inkomezi nyene umve nyene. Inkomezi ni muri wewe amaraso ari gutembera reba nkungu agatuza karagiye. Ariko urumva hano kubera ubusambanye bwonyine. Akoreje ninde kuri birayi. Ndebe. Buretse gato. Oya nije. Oya buretse. Bro, reka mbabwire. Murebe uyu mutipe, murebe umutwe wonyine ahagaze. Muri kubibona? Reba umutwe wonyine ahagaze. Oya bereke neza. Reba. Bereke ibaba. Ngaho tureba kano gatuza kuyu mutipe. Ndebera bro karinjiye. Tugiye kukawa. Tugiye kukawa. Ndebera bro, ndebera. Reba uyu mutwe wonyine. Nese umutwe ni urangubura ngo yishira amakawe yababa. Oya. Njewe se no uzi ko ukuyemo imyenda bagira ngo warapfuye. Njewe bro. Nkuremo. Ukuyemo imyenda bagira ngo warapfuye. Uyiwe ngo yirirwa ateruranga ibiro ako ndi bugushyiremo ka video bari. Mani papa nje ndi umusore. Reba papa reba tigiti pake magazi. Reba tigiti pake magazi. Nyene nta kintu kirimwe wama namagufa. Ni imifuka. No ngo musigaye mwarakoze content ngo mwariganye na buri kantu na buri nguru. Ese bubana bya bintu muzabishobora. Kandi byari byo byacu. Ngabo bisubiramo tumve. Yani byo byacu. Inkuru ritrende tubone iyi. Ya buri kana na buri nguru. Ivuga ngo iki? Ivuga ko bivye content. Ya bayibyo nde? Bayibye platop na Regis. Ayewe. Babahaye mukora inkuru. Mukora. Babemere 200. Babahaye 50. Bavuga ati ngande bazaba bageze Kigali barigarika. Banga kuyasubira. Barayibibye. Barayabimye. Ninde wabimye? Baburikana na buri nguri niyo bavuganye. Babibye content barangije. Uya twarayibagurishije. Ahubwo banga kuduha amafaranga. Barabamba. Barangije mubonye ifashe muri igumura atereka tuyikomeze. Nase mu 200 kuba duhaye senkani. Cyo nyine twari. Ubwo twari twumva kwishira. None se abantu bageze Kigali baravafatisha. Ariko banze kutwongera shaye gitano ryayo. None se nimba content ari yanyu kuki oya ahubwo twayigaruye mwayigaruye twayisubiye kuki iri kugira views imwe mu munsi wose oya genda rebe neza ifite igihumbi mu masaha 20 ayiwe tugaruke rero kuri ino ndaya dore umuhungu uhagarariye indaya z'abahungu bo muri Gasara buye abazaba pade nabyihore tuvugana masokoje n'amakobwa mvugana wakase imboga hano ukarye se nabi rajana nanjye nipfira se dore basoromaga gutya basoroma barangije bararya barafasha ubwo nawe urashaka gupfa abo bashyira mu kantu kangana gutya nkata kunzi ba MC Gift Street Story nuko vlog yari imeze twagiye mu gishanga gukora inkuru ngo butumye utanga amafaranga Regis abonye imbwa idapima n'ikiro ikiganiro kirasubikwa ariruka ubu tuzamutse ngo tugiye guhi tunyirano ngiye gufata umusura mama n'inkweto zawe oya shangiye ngiye mu kazi